none se twabigeraho dute ko nzanganye wawe ugahunga ibimungabanya bikansana amasaba yango wandamiye ntarazimira mubyeyi mwiza ni ukuri urazinduka ukitanga ugakora ukaruha imirimo n'imiruho yawe ndabibona byose ubikora kugira ngo nkunde mbeho neza nige neza kandi nige heza ariko ndakubura ngo ndamiye ntarazimira mubyeyi mwiza wampaye umwanya n'ubwo yari iminota 10 ukambaza uko niriwe nkakubwira uko niyumva kubagezaho ubutumwa bw'abana bitwa Seminary Blessing. Dushimishijwe no kubereka inzozi zacu mu munsi. Bamwe muri twe bumva bazaba abaganga, abakinnyi, abaririmbyi, abarimu, abazavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu, abayobozi batandukanye ndetse n'abandi bantu bakomeye nk'uko tubitoza. None se twabigeraho dute ko nzanganye wawe ugahunga ibimungabanya bikansana amasaba yango wandamiye ntarazimira mubyeyi mwiza ni ukuri urazinduka ukitanga ugakora ukaruha imirimo n'imiruho yawe ndabibona byose ubikora kugira ngo nkunde mbeho neza nige neza kandi nige heza ariko ndakubura ngo ndamiye ntarazimira mubyeyi mwiza wampaye umwanya n'ubwo yari iminota 10 ukambaza uko niriwe nkakubwira uko niyumva kuri Ingabire nagabiwe ari wowe kunyura ukanshyaka erega banshutse n'ushungura ibyo nahawe ntazimira nk'inzu aha dore nabaye ncakura ntiwabimenya uhora wumva ko nito kandi niwe wasabye kudasakuza nyamara sinito yewe no gusenga n'ubintuza ngukorera igitsura nkunda unkundira ndindi bindindagiza undengera utoze umutima ubwenge umubiri n'umwuka wanjye biramye Imana bimunga mugurana ubugwaneza ndi umwana sindi umwanda nganiriza n'uburere kuko ndi umwanda uturuka ku Uwiteka kari akabaruwa mwandikiwe n'abana banyu akagenerwaho na Seminary Blessing intore kandi nkaba n'imyoza mu rungano ni ukuri turabakunda cyane ababyeyi bacu beza amahoro y'Imana bane namwe murakoze cyane ndabashimiye cyane yaramubwiye ngo mubaramire bataragira gutera batarazimira kandi mucungura ibyo bahawe sibyo kuko ibyo bahawe ntabwo mubizi neza ko atari ibibaroha sibyo se umwana aza ku ishuri agataha mukozongera guhura nka nyuma y'icyumweru ndabyumva akazi ni kenshi gushaka imibereho nabyo ni byabaye ingorabahizi sibyo se ariko nanone ntabwo tugomba kwirengagiza abo turera kuko abangaba nibo twebwe b'ejo hazaza ugomba kwibaza ngo ese mu gihe nzaba ntagihari nzaba mpagarariwe neza sibyo se ushobora gusanga ufite imico myiza ubutwari ibintu byose ari amahoro ariko ukazasiga ikigwari kuko utacunguraga ibyo yahawe mu gihe yabihabwaga udahari ni byiza rero ko wamuha ya minota 10 yagusabye ukaza ukamenya ko yaryamye neza ukamenya ko yiriwe neza ukamenya ko ibyo yararimo ari iby'ingirakamaro apana bimusenya yirirwanye n'abana batandukanye kandi abana bafite imico itandukanye sibyo ahantu yaciye hari ibintu byinshi bitandukanye bishobora kumuyobya bitandukanye byinshi cyane ibyo ntabwo mbibatoza ahubwo mubizi cyane kundusha sibyo iyi ngiyi nabyita mu cyongereza reminder cyangwa se kwibutsa sibyo twe kuruha tujya kubashakira imibereho twirengagije ubuzima bwiza bwabo bw'ejo hazaza kuko nicyo turi kurwana nacyo urahiga ukavunika minerivare byanze ejo byakunze sava ariko nanone nkurikije isi turimo ubu butumwa ngewe niyo mpamvu numvaga ari ngombwa ko twese tubwumva turi hamwe uko isi ihinduka niko n'abantu bahinduka message dukuyemo tuyumve cyane kandi tuyitware neza niba bayifashe nzayibaha mwongere muyumve muzayumva kuri YouTube channel ya Peace and Hope Academy twongere dushimire Seminary Blessing wakoze cyane nyuma ya Seminary Blessing rero ndongera mbasabe ko mwagize amashyi kandi atagabanije ngiye basogongeza nanone